ase Tony ubundi bwo ugira girlfriend reka nta nuwo nshaka ubu ugiye kuryama nta muntu ukubwira ngo ugire ijoro ryiza ko ndigira se kandi batanabikubwiye ibaze kuri igihe batabikubwiye noneho bagiye babikubwira byagenda bite uriya uzi ko girlfriend kumugira ni nk'akazi gashyashya ubutangiye noneho ngo urara utamuvugishe bikaba ibibazo ni akazi gashyashya ubutangiye ni nk'inshingano cyangwa nshyashya uba ufashe. Alright, ndagushuje nkwifuriza kumera neza wowe udahwema gukurikirana ibiganiro bya DGTV show. Njyewe gusuhuza ndi umuhungu wanyu Pacifique Pazo. Ngushimira cyane wakoze subscribe. Nawe utarayikora igihe niki. Simwana ko mukunda kuvuga ngo alright ni ibiki? Alright bishatse kuvuga ngo akakanya. Cyo ni cyongereza. Alright. Tunayide twize neza. Nabyitiranyanga. Alright nayitiranyaga na right now. Right now nabyitiranyanga ntabwo nzi ko ntabwo nzi ko right ari byo bivuze akakanya buri cyongereza yagifite amagambo menshi uri kumva avugwa kimwe yego ushobora kuvuga alright cyangwa kuvuga right now bisaba nyine ngo warize neza ni sawa cyane ariko nawe nizere ko wize neza tonality dore ntabwo igihe sinarize nta nubwo wize se nta muntu ujya uvuga ko yize gahunda zo kwiga dore abajene bize n'inkamwe muri abanyamakuru ariko nawe twiga Tony nawe uri umuhanzi uri umusitari ntabwo wabishoboza ntabwo ndi umusitari sindi umuhanzi ntacyo nicyo ikintu nkora mbi Kigali kandi kuba i Kigali nabwo ni akazi kuba i Kigali nabyo ni amashuri akomeye cyane ni ibintu bisaba ubwonko bufatika kandi budatuje ubwonko buri kuguruka gutya byo navuga ngo ugira ngo mu mutwe ngo horoshye Kigali ugomba kugira umutwe ukomeye kuko iyo woroheje haba hari amatosho menshi bisaba kugira umutwe ukomeye kuba i Kigali ntabwo ari ukwigira inama ahubwo bikarangira bigize ikirura oya haba hari amategeko ahari wigira intama ikomeye nanone ntiwigira ikirura kwigira intama ikomeye bura bitandukanye no kwigira ikirura ahubwo se wakwigira ikirura cyoroshye iri zina ryonyine ni ikibazo ni izina rega nase ntago uzi inkoko zajyaga zirwana n'agaca kirukanka inkoko igakubita agaca gakacaho kiruka kandi yabaga igakubise atari ukubera ko nayo ari agaca kandi iyo abantu bakomeraga n'ubundi baje gusapotinga inkoko uburo muri Kigali ugomba kwigira inama ariko ya nama ntama ikomeye abana agatama kari aho ngaho koroshye ka abandi bakakubona inyuma bakabona uri inama ariko ku mutima uri ikirura niyo gahunda ubu ngubu niyo gahunda ihari ibintu byo kwigira intama nakubyo kwigira intama iri aho yoroshye birangira bakuriye buri intama ikomeye bajya kukwegera ufite umutwe ukomeye utsimbana kubita umutwe ne paka namwishe rya baba bavuga nyine ukaranga amagara nta manika akaboko hejuru ugomba guhora uri kurwanya paka yego ko nkubwira ngo uri umuhanzi ukabyihakana n'abantu baragukundiye kuba uri umuhanzi kuki ububyihakana ukabyara oya abantu se nta inshuro nyinshi ndi umuntu wikorera uri umuntu wikorera yego ndi umuntu wikorera abantu nabo ni sawa cyane imiziki uri kuyikorera abafana bawe buriya kuko amazina ntago wayamaramo kuko wikorera imiziki wagiye uyikorera ugahita uyishyira kuri flash ukagenda iwawe ukayiyumvira nabo ndayibaha nyishyira kuri platform zanjye bakazumva then abankunda nabo bakabyumva fresh mu rwego ruzima handi nabo bumva ari ibintu bakumvisha n'abandi tayari tugatigitira mu rutiri rwongo tugatigitira mu rutiri rwongo abantu bakajya bavuga bahanze ati ni gute ukora indirimbo umugore wawe warangiza ukayituzanira ngo tuyumve icyo kintu ntabwo ujya ucyumvaho nawe ibyo nta kibazo ukoze indirimbo y'ubukwe ni indirimbo ya madamu wawe kuko n'ubundi bakora ubukwe bw'abashingiwe bakadutumira sans problème no kuba yakora indirimbo rero nayo y'umugore we akayiduha ntacyo bitwaye nabyo ni ibintu biri normal yego ni ibintu biri normal kabisa nkawe bwo umva nta kibazo kibirimo turari gushyira mu bwenge bwinshi ntacyo
kubera icyo udashaka kudushyira mu bwenge. nta bintu by'ubwenge bwinshi. Ibintu bishyize mu bwenge bwinshi birapfa. Uzi kuri kujya gusubiza ukigira nka minisitiri. Oya. Bakunda avuga akabanza agashyiramo. Nta bya minisitiri bisaba ko ni ngombwa. Ntabyo biba bikenewe. Biba bikenewe cyane inshuro nyinshi. Urebye ngo iriya stade yego ngo miliyari 3 just like that. Urubuga buryo. Bimeze bise tonari. Cyane urebye nge nari ndaho. Urakomeye. Oya byo gukomera tubireke. Ntago ukomeye. Ndaho. Amaye. Ndaho ibyo gukomera twibyo ntago ari tutubigena. Ariko ndaho icyonzi. Uyu biba byiza yuri ariko nakomeye. Ubaye uraho nabwo burega ubaye uraho nabwo ntacyo bitwaye. Uri uko umwanza bishaka. Ntago nzi icyo ashaka. Umwanza bashaka kubaho nabi. Umwanzi se mujye muganira kubwira ibyo gushakaho. Ese hari umwanza wagushakaho ibyiza? Byabuzwa n'iki? Biterwa n'ibyo wita byiza. Ufite ko kugira ngo ni byiza kandi ari byo ari umurongo ari nka trap ari nk'umutego umwanzi wawe yagutwayemo ngo bari wugwamo. Ukabuze ngo ni byo byiza kandi ari umutego yagutwayemo. Ubu hari umwanzi kubashaka yanze gukoroga akabashaka gupfa vuba. Akajya areba buryo ki aguhuza n'akabari kenshi. Ahubwo ashobora no kukuroga ntabwo wishakiraga kwipfira. Akaba guhaye transport. Bikomeye cyane. Turaneka twigire ku bintu biri kuri imihanda. Yego. Tugiye tubona umuntu bita Diane aragarutse. Diane uriya kwa Bruce Melody. Ndumva ubezi. Ega nicyo ngukundira. Amakuru yose ubuyazi. Banyafite. Nyumgo yamuteye inanga afite imyaka 16 ariko dukibaza tuti kuri Riba hikorera uhazi. Kucyuza kuri imihanda wagiye kuri Riba. Bira bintu ubyakira gute? Mu byukuri urebye kiriya kintu ariko abana Diane uko bisa kose busanga ntabwo ari idea yiwe. Ni nk'umuntu wampushinze kuko ari nk'umuntu ari nk'igitekerezo cye wari wagize idea yo kuvuga ati ngiye ku Rega Melody. Yajya muri Riba. Yari kumujyana muri Riba before mbere y'itangazamakuru. Ariko akikika ku itangazamakuru uhita ubibona ko something which is hari script. Hari ikintu kitari kiza kitarimo aho ngaho. Kandi nta nubwo ari umutwitsi wari usanzwe tuvuga ngo ni ntuzi ni live yafashe ayishyira kuri platform ziwe. Yayifashe ni ikiganiro yakoranaga n'undi mutangazamakuru kuri Space bagishyira hanze. Ni kuri Twitter yabereye. Bijya bivuga bari bavugira ko azaza no kurega. Which is bad. Uko hariya twebwe nk'ubutabera ubure kudutenguha. Utuma ibimenyetso uburega ashobora no gusiba ibimenyetso. Ukabona se bikwiye ko umuntu yagakwiye buriya Bruce Melody yose yabifata nkaho ari ukumwandagaza. Kuko niba avuze ngo yanenda mfite imyaka 16. Kuki Bruce Melody we adafata ya mbere ngo ajye kumurega? Niba ari agatwiko koko. Ajye kurega nde? Ajye kurega Diane. Umwana yavuze ko yamuteye inda se? Kuko no kumwicira izina. Wowe ntacyo umutwaye izina se. Zinerege iyo uzi neza ko wakoze izina bararyangije wakongera ukanarikora. None uyu Diane azagumya akeneye ku izina rya Bruce Melody niba koko atari byo. Ntago se wamupeti wakoze kuri Gahongayire we buriya wabonye hari ikintu cyavuyemo. Ariko Gahongayire nawe yaje aratangaza. Se biri kurangira. Iyo nkuru nayo turaje tuyigiyeho mu kanya. Twari dukeneye indi version ya Gahongayire. Ariko yaje nawe aratangaza. Twari tukiri kuri Bruce Melody rero. Iyo nkuru ya Melody reka mubwire ukuntu ira nkuru imeze ya Bruce. Uriya mwana niwe kuva kera cyane bivuga bira bintu. Ari wakunze kubivuga hari nk'igihe Melody yasoye nk'ikintu. Urakumva? Ubu Melody yatumye Jobo yari mu Rwanda. Naye bahita mwohereza ati genda ukabyara. Yasubira urukumva Melody yaza kuza gusiga ntuze mu nzu. Jobo yimunza akajya ku reguriye mwana ngo ari ku nabonaga bari gusangira bameze neza. Melody na Joboy. Yes, Joboy bura mu bintu bamuzanye hano. Nta nubwo abaje muri bino ngo bya Melody gusa byonyine. Niho hantu bura 155 AM. Tuba tunavuga yuko hari effort yashyize kuri imiziki n'ahangaha.
ntago aba yaje kuri gahunda ya Melody gusa ushobora kumva yanakubise na boro na barabajene bande ba Kenisoro cyangwa kumva na Bwiza gutyo kimwe nuko abanatumye atinyuka n'u Rwanda urakubona umusani nkuri yaje muri bintu nk'ibi ngibi ataje kuririmba ataje kuri stage urakumva ataje kuri stage aje muri ibyo bintu atuma biranamutinyura sometime n'ikindi giye kunga approachinga ntago bigorana kuko abayumvaje ho cyatugaye kubona tukabona Joe Boy tumubonye muri Kigali Universe. Yes. Birege nahangaha urabona nende kugikunda kuzi nahangaha sometime n'abantu ndibona bimenye agata higira mu marawunji. Kidumu arazani tubimenye. Aba Kidumu hamaze hanabaze kuba mu rugo. Uziko Kidumu ashobora kuba yisanga hano cyane kurusha n'abara ba Double J. Ahubwo yisanga mu Rwanda cyane kurusha ko yisanga i Burundi. Ibyo ni yindi ishu byabiri ku mutima yiwiwe ntago wabimenya. Urebye gutyo gusa. Ibyo ni bijyanye n'ibyo akari ku mutima. Ntago wabimenya niba akunda u Rwanda cyangwa u Burundi kurusha ikindi. Biterwa n'umutima wiwe. Yego. Ariko Tonali kuba Bruce Melody yabagiye gukorana na Joe Boy. Si yaba ari nko sinyatire yabashyize ko noneho hariho umuntu uyoboye umuziki nyarwanda. Ko Joe Boy ese no umuntu ukomeye ntoze ninde ni ari gihe menyeri na Melody nabwo wari ugiye gukorana na Diamond yatse Wasafi Diamond nyine ko Diamond nubwo ari nyiri Wasafi ntago ari we manager wayo kumbe nuko babimeze buriya ushaka Diamond wabanza ukajya muri Wasafi yaka Wasafi yaka Diamond muri Wasafi deni bamubwira ko ataboneka baraza kumuhereza Mboso nuko jya muri 155 ukaka Bruce Melody ari Rosikana urumva deni none aravuga ati wapi ntago biri buze kuza gukunda kado ari umuntu muraziranye munya gusuhuza ntago muzi ko biramureba nasuhuza abonye icyamamare basuhuza abantu ibintu bimeze nabi urazuhuza abantu hano keretse muri wese kuramo bitanagatera atakira twese turatoragura turi ngo urumva ku buryo baguterera so Mboso yaramwanze icyo gihe ariko sinzi impamvu yaba yemeye Joe Boy Joe Boy ni rwego kuri muri iki gihe none ahanga Joe Boy nta nosari hita heruka aje gushakira hiti kuri Bruce Melody ko Melody agiye kumuzura ariko abana Melody agiye kumuzura nuko abaturutse ahantu hazima nuko abaturutse mu gihugu kirimo basane benshi harimo imvuru no kugira ngo umenye wazimye bigorana hano mu Rwanda kwera basana ari bakeya iyo mwazimye twita tubimenye ariko nk'ahari usanga ari nk'umusani wizimiye baze none hari nk'abasani ariko utabimenya ko yazimye kubera ko abasana bari benshi aha ngaho umusani anakora iki mugahita mubimenya ariko kuva yenda Bruce Melody atangiye ba Joe Boy tuzajya tukubona tubona ba David arabatangiye na ba Wizkid oya Gaeli yabazana nane gake mwari ibintu byose ni na approach kuri approach banareba na success yawe ariko uko imeze kandi kiza cya Melody buriya indi strategy ndafite akunda kureba bano ba peti benda kunganya nabo amazina mu kuntu noneho ikintu akora ko ababizi ko ari buze kubapfuka kubapfuka gute kuririmba bakabura aho bahera nyine ijwi rikabura ryabo rikaburiramo uzareba abantu bose bakora indirimbo na Melody nta muntu numwe ujya ukora indirimbo ngo wumve yumvikanyemo aba yabapfutse aba yabapfutse nyine ikubera ijwi ry'ukuntu rimeze aba yizeye ku ijwi cyane buriya yakoranye na Bwiza yaramupfutse byo n'urucabana Melody nta musani bajya bakoranaga bari kumupfuka yakoranye ari vocaliste ba hano mu Rwanda nive no muri East Africa no muri Africa ndabihamya ko ashobora kuri vocaliste ba mbere none akantu ko kumugereranya tushaka twana kareka ntago ndi kuvuga ntago wibuke ntago nazanyemo navuze mu bambere ntago ari kuvuga wa mbere ura nogera ku majwi ukagera kuri ntoze kuri The Ben buriya ijwi ryiwe ahantu ribera ribi cyane hawe nk'umunyamuziki ubyumva hawe nk'umunyamuziki uzagerageze kuri ndi w'Ikigali ushobora gukurikira abahungu paka mugatangirana bambwiye ko urukundo yerusha umusanga none iyo bageze kuri ndi w'Ikigali no bantu bari kuririmbira ugahita uvuga ati sha muri abazimu rega je
nkatwe nabo bagira amajwi meza cyane Ntabwo barabajene. kubera tutari abanyamuziki. Ariko ntabwo impamvu yo kwereka ko yo kuba comparing. Kuko kuba comparing bituma urumva kuba comparing hari ntoze imwe isa nkaho hari uruhande rumwe especially ku bafana biraduhombye. no gufata Cristiano na Messi ukaba comparing Byagenda gute rero bagiye mu ikipe imwe? cyabahuri Medina de Bene bahuriye mu ndirimbo imwe. Yego. Bahuriye nko mu timu imwe. Siko kina kipe. Byagenda gute? Nta kipe yigize igura kuko nta kukina kipe yigize igura nuza. Nka Messi na Cristiano ngo bahuriye mu ikipe imwe. Babakinnyi babo babafana babo ngo tubarebe noneho bari kumwe. Oya tubahurize mu ikipe imwe ahubwo. Ariko twagiye tubabona bahura. Nibashaka bone byatanga n'umusaruro kuko niyo kipe byagora. Kuko Cristiano yashaka ibitego byiwe. Yashaka gutsinda. Nanoze buriya inde. Uwo Messi nawe agashaka gukina nawe. Kandi nubwo bakina ku mwanya. Bashaka kwemezanya yego. Umwe ni umuwinga undi ni umuwinga ni typical striker. Yeah. Kimwe rero no kumukuririmba. Mu kuririmba buri muntu wese usanga ari umuntu ufana Bushari kandi Bushari dahogoza. Bushari iyo ni mpamvu indirimbo Bushari yahuriyemo na ntuze na mistake. Indirimbo Bushari yakaciraniyemo na Juno. Ijwi rimwe mu kirere irindi riri hasi kumva biraryoshye. Nta jwi rihura n'irindi. Nka melody aramutse yumvikana na ntuze ariko sinzi nta nubwo nashwanye. Nta bibazo bindi n'izi polemique ziba ziri ubasani. Twe tuba tugira tubonera ibyo twivugira. Mu baturage biri aho ngaho bisanzwe gusa mu bafana. Ariko abajene bo busanga nta kibazo bifitaniye. Yego. Twigere ku bindi. Ase tonera ubundi bwo ugira girlfriend. Nta n'uwo nshaka. Ubu ugiye kuryama nta muntu ukubwira ngo ugire ijoro ryiza. Ko ndigira se. Kandi batanabikubwiye. Ibaze kuri igihe batabikubwiye. Noneho bagiye babikubwira byagenda bite? Uriya abantu uzi ko girlfriend kumugira ni nk'akazi gashyashya ubutangiye. Noneho ngo uraruta bikaba ibibazo. Ni akazi gashyashya ubutangiye ni nk'inshingano cyangwa nshyashya uba ufashe. Urukumva? Ugomba umwanya. Buri akazi bakire nta bindi bakora ntago ari ntuzi. Ahanini no bwenge nta kintu baba bari kubumaza cyane kuko nabo barabufite icyo batugurira twebwe n'umwanya wacu. Vuga amagambo ufite ubwenge. Oya nta kibazo cy'ubwenge by'ubwenge tubireke. Ni umwanya. Umwanya burane ikindi kintu. Ufite ibitekerezo nta mwanya ufite. Ufite umwanya nta bitekerezo. Ibitekerezo bishobora kuza. Iyo ufite umwanya ibitekerezo bishobora kuza. Nta bantu uzi bimbwa bagiye bahereza position runaka mwahura mu kanya ukumva asigaye afite amagambo mazima. Ese nawe se watangiye kuvuga ushyiramo. Nuko biba byaragiye bigenda. Se watangiye kuvuga ushyiramo akantu ko kuruhukamo. Oya nta kuruhuka. Nta kibazo cyo kuruhuka. Ntoze ni just like that. Imivugire iba yahindutse. Na kirima ntago imeze neza nayo. Na kirima nayo nuko itameze neza usanga ari uruhurirane rw'ibintu amagana na mirongo kuri rwa rwego rushimishirwa terera mu rutirigongo kamanuka. Yes. Nyine ikintu nari mbikomorejeho. Ni General Ben ndakiye kumuzi. Umubyinnyi w'umustar yanakundanaga na Shakira. Nawe bose ni abastari. Tugiye kubona tubona General Ben yikojeje kuri Instagram aranditse ngo ibintu byo gukundana ndabirambiwe. Kuko abantu b'iki gihe ntago bari seriye. Erega ubundi uretse wenda kuba niba ari kugendera uko byagenze nyine kumva ngo umusore pubura ufite girlfriend udafite girlfriend ariko usanga nyuma niyo ntawe ufite wari ubayeho. Ariko ubayeho nabi. Iyo ubayeho nabi guteze. Tunaritereba nk'ubu nta mushiro ufite ariko ubayeho nabi. Ujya kuryama ugahita wirambika. Ndapureza telefone yanjye mba nyifite ni YouTube na Twitter ni Instagram. Uzi kubyuka ntubona umuntu ukubwira ngo ndagukunda. Ntusare byo utegereje. Erega ikibazo no uzi kubitegereje rero ko biraza kuba ntibibe. Ntabwo mwamukundana. Gukundana se niwo bigena. Ko we urwana ku ruhande rwawe gusa. Ariko kuno bimeze urabanza nyine ukamukunda.
cyase akabanza akagukunda nawe nyuma yamara kugukunda bikarangira mukundanye nyine. Wowe mu bijyanye n'urukundo wowe uruhande rwawe urwanaho ni rumwe, ni urwo kuba umukunda gusa, ni narwuzi. Ibindi ni ukwibwira, nibyo wibwira. Ashobora kuba nkunda ubikeka arankunda cyangwa ntankunda, biraho uri mukera gati gusa. None se bavuze ngo abantu barakundana, uko bavuga ngo General Ben yakundanaga na Shakira. Ni abantu bo ku ruhande. Si abantu bane bavuga ngo umeze neza, kandi ariko biti umeze neza, kandi wowe bizi kutameze neza. Rero no gukundana bimenywa na nyirabyo, byo gukunda na yes, kunda umuntu nakaba gukunda bimenywa na bimenywa namwe. Wowe niba ngukunda ninjye ubizi, ntakumvisha. Wowe niba unkunda ntabwo urakundaho, nakumvisha nakunzeho. oya bagire abakobwa bagushake kangahe wewe yemaze gukundana gatatu kose. Mwakundanaga wa mbere simumvaga mukundana, nase mwasanze mukundana cyangwa sanze ari wo mukunda? Wa mbere yarankundaga, wowe utamukunda. nanjye nyuma byarangiye mukunze, mushwana mupfukize kandi mwarakundanaga. yanyakaga amafaranga buri gihe, kutayamuhaye igeze harancira nahita yigendera. ubwo se urumva yaragukundaga? Urumva ntabwo yagukundaga. Yarankundaga pe, oya twarakundanaga ahubwo wowe ntabwo urabona umuntu ugukunda bya nyabyo. Oya baba bahari mwana, baba bahari. Nagiye nkunda bya nyabyo, nkunda bya no se gukunda bya nyabyo bamubwirwa niki? Ibikorwa bihe uko turahita tarakundwa. Oya ntago mbizi, ariko wowe warakunze. hari igihe ukundana ugasanga hari igihe urushonje wamara kurya bigashira. Namwe ibyo muri mari igihe wasanga ari ikibazo cy'imirire itameze neza, mukaza kugira mukaza kubivamo mukabyihorera. Warambaje ngo General Benda na Shakira ngo yagenze bite? Hino General Benda yikojeje kuri Instagram story, arandika ati ibintu byo gukundana bivuyemo, kuko nubundi abantu mukundana nabo ntago baba ari seriye. Nyerega ikibazo nuko baza kubitangaza kandi bakundana batarabivuze. Ni nk'ubyo by'abana bavuga ngo babateye amadani biki. Atwita ntiyigeze abivuga, barya kuryamana ntiyigeze abivuga. Maze kubyara nyuma aje kusakuriza abantu. So aciye muri imyaka ingana kuriye, ni nk'abo rero n'ubundi ugasanga n'ubundi mujya gukundana ntitwari tubizi, kubitubwira nabwo kireka ubundi ujya kubwira abantu ari nk'inama bari barakugiriye bwa mbere ati jya mu rukundo. Twakugira nk'inama turi umukobwa ni mwiza, bikaza kwanga ati mwaranshutse ukaza kubitubwira. Ariko ze niba ntabyo twakubwiye ujya kujyayo uraza kubitubwirira iki? Unagagarugagare wenyine sava. Nawe muri make ubwo birahira nta nubwo binabishyigikiye. Nibagiye banatandukanye bajye babyimenyera batandukanye, bajye babyimenyera batandukanye, babyimenyere bakundane, babyimenyere. As long as twagezemo hari uruhare twabigezemo kugira ngo bakundane. Akora abantu bafite Franka Nyambo na Titi Brown baramutse babanye cyaba gakundana, batubwiraga ko ari abeste tukabyanga ngo batubabarire, ni mukundane, ni byanyabyo bagakundana. Bubyibuze bashwaye nyuma babipostinga ati mwaradushutse, tukajyaho tukanabahuza ati byagenze bite, ninde wababaje undi. Kubera ni societe yabashutse ngo bajye kubana. Ariko abandi batandukana bazaza bitubwira. Kuko nitwe twagiye twabashyizeho ibintu twabasakuriza. Ariko rero nk'iyo bandi bahuye gutyo gusa bagahuzwa no kubyina barangiza bagakundana, izi ni mushwana ntago tuba turengegede. Yego kwigera kundi muntu ukunda cyane, turane umuntu ugiye kubwira ndabizi uramukunda. Ohe Muheto ntago mukunda? Ndamukunda. Baramugutwaye ende umujyanye ni Muheto cyane nawe. Yesu ukunda Muheto cyangwa ukunda nawe? Ngira ngo ufite ubukwe ni Naomi. Ni Naomi. Kumbe wowe wikundira Muheto?
tumutaruke ntabwo tukimuzana muri iyi mihanda yamaze kwandura nimara kuba clear fresh tuzagera tumugaruremo tujye tumuvugaho cyane tube twigiriye kwa Naomi so Naomi imihanda yaranduye imeze nabi amateko yarashize tunari yararangiye ntateko uri gihari ntabwo yashize abagihari ahubwo turi kubona n'iry'abantu bari kuzana ku bandi hari negahonga yari iki n'iki aryo rekomara iminsi 3 rikahita rirangira nuko ntabwo rifatitse nyine tiko rifatitse rega niryo riba rirenze twigire kuri Naomi dusoreze kuri Kate nabonye bashabe ari kureba match ya Arsenal na PSG byo ntago ariko ntago bishamaje ntabwo ari ibintu birenze kuri Kate yego yatangiye kujya birabyaye bitangaza kuri Bwiza ariko ntago byaye bitangaza kuri Kate bashabe aze Bwiza mu pigitorari yo nyine se iriya nzu yaba yarubatse birimo amatike angahe ukagendamo ntabafite amatike angahe yo kwinjiramo hariya n'indege byaba ari inkuru ari Bwiza wagiye biranangurira cyangwa ari nka Wizi wagiyeyo nibwo yaba inkuru ariko cyangwa ari Joyeuse wa Juno Joyeuse tubireke nyine twari tukomoje kuri Naomi yakoreye bride shower ahantu bita Dubai ariko uzi ntuze iyi Miss Rwanda bano bana iba yarabahaye amantuze menshi ma platform ikaba n'amahirwe menshi yo kugira abantu bamenyana nabo no kugira amagig menshi babona gutya atandukanye so kandi nuramujene ntabwo twari tumuzi Naomi oya uramugabo wiwe buri uzatinya umuja muzasanga inahanga hashakanye n'icyamamare ugasanga ntimwari muzi nta kanunu ke wapfa kubona binyire bigoye kuramubona amakuru yo kayabona bafite ahantu yabaga burya ntabwo yarari gukora ntabo yarari gukora ubusa yes kuba baje Dubai rwose Dubai sanga si Gisenyi abana hanga hano wenda ni bride show yamugihanyeyo abana bajya gufatira yo ranchi bajya kuryayo bagahita bagaruka ariko abonye abakobwa bose agiye yitwaje ariko ushobora gusanga bitegeye bakobwa ikigira bafite amafaranga mwana bafite amafaranga guko twabajama ariko dusigaye nta kintu turiho nta mujene se bakiguza ushaka kuguza amafaranga uguza umukobwa abakobwa ko babishyize ku rundi rwego ra uguza umukobwa barabakobwa ushobora gusanga bitegeye ibaze ko kugenda no kugaruka babifate ku mukobwa umwe urufate nka miliyoni nk'eshanu ubwo se yaba ari kujya Dubai ngavuye ntago byageramo bro zira hoteli za Dubai ko zihenda ntago yashyikamo erega nose kujya Dubai iyo se batwara mu ntozi iyo batwara muri Marriott bakajya kurarayo hari hano kugira ngo bace gasuzuguro ntago ujya kasuzuguro hari hano kugira bace gasuzuguro nose ukeka ko umuntu wasohokeye Gisenyi no wasohokeye Marriott mu kirene ubuhe twafata Gisenyi buri wese arasohokera nuko bimeze Dubai nta byadanje ushobora kujya ku mucanga se si ibintu bisanzwe kujya ku mucanga bagakorera ibyo ngibyo kandi na hoteli zaho yakubwiye ngo yifotoreje anga hoteli kugira ngo umenye ngo niye nta biragoye shano kujya gufata lodge biragoye cyatona reka ngushimire urakoze cyane Musa iyi rero yari DG TV show tubashimira cyane mwe mwakoze subscribe kandi nawe utarayikora igihe niki hasta la vista